Haleluya. Imana irera, nukuri Imana irera. Nkunze iri jambo Yesu aduhaye, nkunze iri jambo rivuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Nari nateguye kubwiriza ibintu Theo arimo ampanurira, iryo jambo riramanuka ndavuga ngo ubwo ni iryacu, reka turisange. Imana si umuntu ngo ibeshye, nta nubwo ari n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibintu yavuze byose kuri wowe, ibintu yavuze kuri nge, byose haleluya. Niyo bafata ibitambo byo kwikebagura, bakongeraho amaturo, bakongeraho ibitambo byo kwambara ubusa, bakongeraho ibitambo byo kurara mu migezi, bakongera bakarara mu misaraba, bagambiriye kugira ngo icyo Imana yavuze kidasohora. Ndakurahiye kizasohora bazemera, kizasohora batabishaka, kizasohora mu izina ryayo. Ni ukuri kizasohora. Haleluya. Imana etabajoro yayo ahantu iba, ahantu ikorera imigambi yayo, ahantu ikorera inama yo gusubiza abantu, ayitangariza ibyiza akora, abahanuzi turahagera. Reka nsubiremo, ayitegurira ibyiza akora, abahanuzi turahagera. N'abarozi bajya batembera muri icyo kirere, ndavuga abarozi bakuru. Hari abantu mujya mwita abarozi atari abarozi, ari abana b'abarozi. Abarozi bakuru icyo kirere nacyo bakigeramo, aho muri ibyo birere. Ariko hari ikirere batageramo, ikirere kizana ibisubizo. Mu nama igenda gutanga ibisubizo, mu nama bavuga neza, mu nama igenda kubaho kwawe. Ntabwo abarozi bagiye, icyo kirere ntabwo bakigeramo. Mu nama igenda kubaho kwawe. Mu yandi magambo, iyaba bikunda ko umuntu yapfa ku bushake bwawe, ni ukuri bamaze nk'umwaka narabose. Yaba bikunda, bikaba bikunda ko aho icyo kirere abarozi bakigeramo, cyangwa ababishopu bakigeramo, cyangwa abafo profete bakigeramo, iyaba bizakundaga ntabwo mba nkiriho. Mba narasinzirijwe, ndetse imitsina banteyeho ibimaze kwenda nk'ibitoki bitatu. Ariko Imana ishimwe, imigambi y'Imana ibikwa kuri biro yayo. Aba bodyguard baba bafite inkota yaka, baba bafite inkota itwika. Aba bodyguard zikomeye zitandukanye n'uko ubitekereza. Reka mubwire ijambo ryiza rigukomeze. Amen. Umuntu wese wakubwiye ngo uzasubizwa atakiriho, agiye kubanza kuko ariwe wabihanuye apfe kugira ngo usubize. Ariwe wabihanuye, ntabwo ariwe uzamwisha. Agiye kubanza apfe kugira ngo usubize. Wakubwiye ngo uzarongorwa atakiriho, agiye kubanza apfe kugira ngo mariage. Wakubwiye kuzurira indege atakiriho, azabanza apfe. Haleluya. Amen. Kubera yuko ibyanditswe byaravuze ngo icyo umuntu abiba icyo asarura. Ingeso bivuze ibyanditswe, icyo umuntu abiba cyose icyo asarura. Namenye amagambo akomeye, maze iminsi nsenga. Bushize mwene data wa Pastor yaje kundeba, benda kunywa afite ubwoba, arambwira ati ni ukuri nta hantu uzajya. Arambwira ati nta hantu uzajya gupfa, ntanaga n'umwihari kandi ngewe ndwumva. Haleluya. Sendi kujya ndwumva, nabwira rero mwene data ngwino tubivuge, tuzazagira ku rurembo Petero akamuza gutambuka. Amen. Nambwira ati nta rupfu ruhari cyo kora uri kurwana, kandi icya kabiri kurwana n'ibirere. Buriya reka mbabwire, uburozi bumwe muzatinya mutinda no gukira ni uburozi bwasengewe. Hano hari unyumvishe? Yego. Uburozi bwase
asengewe wahawe n'umuntu yabanje kugusengera akongeraho mu izina rya Yesu. Umuntu nakuroga ariko avuga mu izina rya Yesu, uzabe tayari, amavu yashyushye, uzaba ugiye kurwana n'ikirere gikomeye. Naho umuntu uzaroga yambaye ubusa, uzahamagara Yesu ahunge. Ariko icyo kirere, kuko bose bakeneye umuntu n'imbabazi bya Kristo, iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, nawe aragusubiza ngo mu izina rya Yesu, kuko nawe azi Yesu. Kandi kwigabura aba yarahageze, kwigabura aba yarahageze, abasa umubabaro wa Kristo n'urupfu rwa Kristo. Bene uwo kurwana nawe birakomeye. Yarateze indege agahaguruka akagenda, akajya Zanzibari, akajya Uganda, akarenga. Ari wo ategeka. Nshuti yanjye, reka mbabwire, amen. Ndahitangaza abantu bose bicaye aha batunze ibi bintu bikurikira. Umuntu wese utunze ishyari, umuntu wese utunzwe igomwa, muri kuryumva, ishyari, igomwa, uburyarya. Ibyo bintu uko ari bitatu, niba waje gusenga aha kuri The Joy Ministries, waraje uhamaze umwaka, ariko izi purake zikaba zikuranga, ufite ikibazo, warangije kuva mu isezerano ariko ntabwo ubizi. Hari ibizaha bidukura mu isezerano bitajya bigaragarira amaso y'abantu. Ukaba utakinywa byeri, ukaba utagisambana, ukaba utakiba, ukaba utagikora ibindi byose, ariko uri injyanje. Yobu yavuze ijambo rikomeye, aravuze ngo ndi umunyabyaha ariko sindi injyanje. Yarya n'imbi mama yanjye, injyanje n'imbi gusa, yarya n'imbi, kandi yarya n'imbi, ryagira titira, ryagitera haleluya y'umurambararo. Indyarya yavuga mu ndimi, indyarya n'imbi gusa. Indyagira kwinjirira, ukayigira ibyo mu nzu, ukayigira ibyo uraraho, ukayigira cyo, ikayibicika kurunga. Ikosi rya kabiri umuntu akora, akaba arangije kuba umwana wa Gihonomu kandi atabizi, ni ishyari. Ntabwo akaryoshya. Rero ko abantu benshi twahuriyeho, ndababwira icyo Imana yagiye mpaguruka. Amen. Umunsi Imana yazanye icyangwe kiriho amaraso ye, arashaka kubabarira abantu bagira ishyari mu muryango. Alo. Maze imyaka myinshi muri iyi mirimo. Amen. Muri iyi mirimo abantu bose bangiriye ishyari, ibintu bizaba bizabaye nk'amagi y'amahuri ndebe. Ntabwo bino ntabwo byumvishije nigire hano. Abantu bose bangiriye ishyari, amagi yabo yabaye nk'amahuri, n'abakugiriye ishyari amagi yabo yabaye nk'amahuri. Ndagira ngo nkubwire, ishyari niwe dayimoni ya mbere mbi. Ishyari, indyarya nizo dayimoni zikomeye, Imana y'amahoro. Ariko izo zose mvuze ntabwo zabuza umugambi w'Imana gusohora. Ntabwo zabuza umugambi w'Imana gusohora. Ntabwo zishobora kubuza umugambi w'Imana gusohora. Icyaha cya mbere cyabanjirije ikindi ni ishyari no kubeshya. Ishyari no kubeshya, hari ibyaha bibiri nsigaye nsengera kuruta ibindi. Urwego ngezeho ubu, niyo watereka amaso sinasambana, niyo wabaye nini zigeze sinasambana. Urwego maze kugeraho rwose pe na shitani abyumve, urwego maze kugeraho kuko narabyize, nanyujijwe imbere yanjye abagore baza kumpima benshi. Buriya umupasiteri kuba yaraje kubwiriza mu mugi, ubu nibwo tugiye kumenya koko yari umuhanuzi. Kuba yaraje mu mugi, bimugize ko tumaze n'igihe. Aha niho haboneka abakwita dadi, aha niho haboneka abamadolari, aha niho haboneka abo Satani yatumye. Iyo uhanuriye hano
ugahanurira i Kigali upfe wishwe n'ijipo, uri umuhanuzi uzagerayo. Hano barataha, hari abatugeretse miliyoni zibiri, hari abatugeretse amafaranga, bapima igihamagaro, bapima amavuta. Tugeze kuri aka gatute twarabanje gukora ikosi, tugeze muri iki kirere twaramaze gukora ikosi. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo Imana y'amahoro, Imana y'amahoro izaguhe gutsinda izo sikariye eshatu. Zamura haleluya niba tukiri kumwe. Haleluya. Nambuye ya gatatu dusenge, iya kane. Nambuye ya kane dusenge. Haleluya. Nambuye ya kane dusenge. Ni ubugugu. Umuntu wese uriteranye hano wateranye kuwa kabiri ukiri ubugugu utagitanga wumva akantu k'impiri muri wowe, mukuri kw'Imana nta kintu uzabona. Kandi subiremo kukana nako karyoshe. Umuntu wese uteranye uyu munsi ariko ukaba ufite ikirere cy'ubugugu, ukaba muri wowe utagirekura, meme no mu rusengero nturekura, kandi ariho wakarekuye cyane, no mu baturanyi nturekura. Umuntu ufite icyo kirere biragoye ko yakwakira ikirere cy'amadolari 100,000, biragoye ko yakwakira miliyoni 10, biragoye ko yakwakira amafaranga afatika. Bamwe mu badayimoni bakuziritse n'abawubana nabo. Arunyumvisha? Yego. Bamwe mu badayimoni ufite bakomeye ntabwo ari abacuragura, harimo abo ubitse muri wowe mw'imbere. Abo rero biragoye, barayita intambara witeye, biragoye kuyitsinda. Intambara witangisheho biragoye kuyitsinda. Iyambere igomwa ni wowe uryizanye, ishyari ni wowe uryizanye, kwanga umuntu ni wowe uryizanye, kugomwa umuntu ikintu ni wowe uryizanye. Izo ntambara zose mvuze umuntu yaziririmbana, yazidiyakona, yazibana bishopu, yazibana potere. Izo zose mvuze twabanye n'abazifite. Watiti utangiye kwereka, watiti utangiye kwereka baturi kwereka ibihunyira n'ibiki biri kukwereka poshi kaka zima n'ibiki kukwereka. Iyo ndirimbo niyo ayiguhaye ni ntabwo umuntu ko afite abadayimoni mwebwe, nta mpamvu ufite. Twarwaniye muri iki kibuga, iki kirere tukirwaniyemo n'abazimu b'amoko yose, tumaze guhanganiramo n'abadayimoni b'amoko yose. Ariko ndavugana nawe itangazo rikomeye, niba wabambuye amatwi yawe uri mu nyumva, hari itangazo rikomeye ngiye gusohora. Imana impaye kuvuga, Imana yambwiye ngo abantu bararokoka kuri iki. Imana igiye kubohora ibirere byabo. Haleluya. Abantu biteguye kubohoka muri izo sikariye, ayo matape, bakabohoka muri ayo matape. Imana igiye kubohora ibirere byabo. Mugiye kwinjira mu kirere cyo gutungurana, ntabwo bazi ko kijya kibaho. Hari ikirere cyo gutungurana, hari amavuta yo gutungura isi y'abadayimoni. Abantu bababwiye ngo muzapfa ntacyo mugezeho, ubambwirire ngo pole, ubambwirire ngo pole, kuko Imana ntabwo imeze nk'abantu, nta n'ubwo itekereza nk'abantu, nta n'ubwo igambirira nk'abantu. Umuntu yaguhanurira. Hari mwene data yagezemo mesaje yaraye mu butayu, arambwira ngo ibintu nkubonyeho nagize ngo nzirike, bw'abarozi bampanuriye wagira ngo ni iki? Umuhamagaro. Nta kindi kintu, nta kintu mpfa nabo, sindi umugoyi ngo dupfa amasambu y'aha, nta kindi kintu dupfa, ni umuhamagaro tu. Bari kundeba bakabona icyo ejo nzabacyo, bamenye ko ejo uzajya Dubai, bamenye ko ejo uzazamuka, bamenye ko inyenyeri yawe izaguka. Nta kindi kintu uzira, urazira icyo uri cyo. Nta kindi kintu uzira, urazira Imana yaguhaye. Nta kindi kintu uzira, urazira ko Uwiteka yaguhamagaye. Nta kindi kintu uzira. Haleluya. Bana yambwiye ngo nsoza ntegeka abadayimoni bari kuraba. Pastor Emi yahanuye
Profete Theo bose bahanura, ariko abahanuzi bukuri Imana yampaye yambwiye ngo abantu banjye baraboshe kandi nta kindi kintu kibaboshe. Hari abaribwa mu nda kwa dogiteri ntibabone uburwayi, barimo muri iri teraniro. Hari abantu babaye ku rwego bumva abana babo ariko ntibazi icyo babagwa, barimo hano. Ndi kureba nk'icumi nahita mpagurutsa kano kanya. Hari abantu barimo hano bafite ibizungera z'igicuri barwaye, barimo muri iri teraniro pastor, barimo muri iri teraniro. Imana yamagurukije nageze hano saa 5, narindi mu bihe byo gusenga, ndavuga ngo reka ndebe ko Remi akiyoborwa n'umwuka. Iyo atama kubwiriza nari gutamuga ni madamu gufatire ugiye kumenya ko atanga message kandi naramuzi nari kujyamuga ntitumufatire ibihe wamwana wacu ko turamukunda n'umurugo uramukunda twari kwita dufatire. None rero usanze bataramwogosha. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe ko bataramwogosha. Yahoze arambwira amubwira ariko ntushaka kureka Theo ukimwiga, ushaka kureka Theo akomeze nta kibazo. Ambwira ngo oya hari ibintu ndi kumva. Yambwira mwana mwene mama uzagumucyo. Ugumucyo kirukundira ntabwo ajya simuka ngo nuko yageze mu mujyi. Abantu bamwe bagira ikiraro kimwe bataragira na bibiri, none we yavuze inzu 8 agahita arega gatuza twafite bodyguard. Shabakata wilasha bodyguard baka kanya bimana witwaye ikanzu cyangwa bipana bana bakikora gutyo nagira ngo yitwaye mu kofi Imana izagutungura. Muno hagiye guciramo abantu bagera kuri 80 indwara zikomeye, harimo n'amakanseri, harimo abantu bagiye gukira indwara zikomeye. Abantu tugiye kubohoka, bari babari ingendo zaradushize umugani wo mwene data, barumva hari ikintu ziri budutware. Ibyadusize ibyo zari bikomeye, ibyo twarokotse ibyo byari bikomeye, ibyaduhigaga ibyo byari bikomeye, intambara twatsinze izo zari bikomeye. Haleluya, haleluya. Ibirere umaze kunyura mu tsinda, ibitama, ibitega, ibijagagiro, ibitambukano, amahembe, imyuka yo mu mazi, imyuka iyobya, imyuka y'impanuka, ibyo byose warabitambutse. Ibisazi, ibyo byose warabitambutse. Ibifata amara, ibikwibagiza, ibigukura hasi, ibituma udatera imbere, ibyo byose barafunze. Ibituma udacuruza, ucuruza ugomba, ibyo byose baroheje. Ariko uyu mwanya wa none hamanutse imbaraga, hamanutse amavuta, hamanutse ikirere, hamanutse marayika, hamanutse umwuka, hamanutse ibitangaza by'Imana, hamanutse ibimenyetso by'Imana, hamanutse umuriro. Zamura haleluya, haleluya, hamanutse umuriro. Reka mbabwire niba ari iteraniro rikomeye rigiye kuberamo ibikomeye, niba abantu basenze mu Rwanda natwe tukaba twasenze, niba ari iteraniro riraza kuvamo ibintu bikomeye, iri teraniro ririmo. Ndumva ikirere cyo gutagagura imigozi, ndumva ikirere cyo gutagagura imigozi, ndumva ikirere cyo gutagagura imigozi, ndumva ikirere cyo gutagagura imigozi. Hari icyo mutakazi wa Mungu, ndumva ikirere cyo gutagagura imigozi. Hari amafaranga mutarakuraho tugiye guhamagara, hari amafaranga
nari maze igihe nakubita ikirere nk'iki. Reba banza n'umutanga wowe wakire bigenge. Cyangwa hari utuntu batubwira baratubwira ngo ibya Yesu ni ku murongo, mbitonde n'ibiki mbitonde ngo ni ku murongo, tonde nta mirongo uyu munsi bamukoresha cyane. Ngiye gutegeka umwuka w'abadayimoni niwo nahawe gukubita cyane. Funga amaso yawe senga, ngiye gukubita wowe uceceke nge ndasenga, uceceke nge ndasenga. Umbabarire ufunga amaso yawe gusa uceceke. Uraza kumva ibintu bikureke, uraza kumva imbaraga zirekura ubuzima bwawe. Umuntu uri ku cyuma ame mikoro kuko ngiye kuvuga kandi wumvishe ko umwuka gufite ikibazo. Amen. Ariko ntibibe mu izina rya Yesu. Sindabwiriza mu mubiri, sindakoresha igiterane muri Canada, ntabwo ijwi ryanjye ryenda kugenda kandi mfite umuhigo wo kubakiriza abazungu. Igihe bahereye badukuburira baduha ibyenda by'ibipupe ngo tujye duha abana bacu, bakuyemo mfite agahinda k'abazungu. Umuzungu urimo ndanyihanganira njye simbakunda, numva nshaka kubabatiza gusa nk'ababyaza ubutumwa. Nayo nyuma yo kuma amapantaro bakuyemo rwose pe bagomba kwakira Yesu. Yesu ubundi reka babwiye ko ariko twiyiriza batwigisha ibyo bakuye. Tugomba kuzura umwuka ku rwego natwe tubabyaza ubutumwa. Amen. Natwe tubabyaza ubutumwa bw'izina rya Yesu. Bahereye bazatuzanira ubutumwa bakatuzanira n'ubwo batinganisha kuzumva kubabyarana mu izina rya Yesu. Funga amaso yawe dusenge. Mwami Yesu, wowe wisenga wowe reka senga, wowe urumva ubohoka gusa. Mwami Yesu, ni wowe Mana, ni wowe gakiza kacu, ni wowe buhungiro bwacu. Uri Elohim, uri El Shaddai, uri Jehova Shama Shalom. Ni wowe utanga amahoro, amahoro abantu bawe. Ntabwo ibigirwamana biyatanga, amahoro abantu bawe. Ntabwo abarozi bayatanga, amahoro abantu bawe. Ntabwo amajina yatanga, amahoro abantu bawe. Ndasenze muri aka kanya, mano y'imbaraga, 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 kuko nabisigiwe. Mano y'imbaraga zo kubohora abarwayi, mano y'imbaraga zo kubohora abarwayi, mano y'imbaraga zo gukiza abarwayi, mano y'imbaraga zo gukiza kanseri, mano y'imbaraga, mano y'imbaraga. Funga amaso yawe uceceke. Mano y'imbaraga zo gucagagura imigozi, mano y'imbaraga zo gutwika abadayimoni, mano y'imbaraga. Umuriro w'Imana, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'umuriro. Ndazitegetse, ndategetse bazima bahunge, ndategetse abadayimoni bashe, ndategetse amajina ahunge, ndategetse imbaraga, 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 imbaraga za Yesu. Tembera mu magufa. Ndavugana n'umubiri wawe, ndavugana n'ingingo z'umubiri wawe zirwaye. Ndazazibwira ngo zigira amatwi, ndazibwiye ngo nizigira amatwi. Ibintu biri mu nda ndabitegetse. Imbaraga z'amarozi ari mu nda yananiranye, imbaraga y'amarozi, imbaraga y'amarozi, imbaraga y'amarozi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesu, haleluya, 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 haleluya choba, haleluya choba, haleluya choba, haleluya choba, haleluya choba, haleluya choba, haleluya choba. Wepepo toka, pepo toka, pepo toka, pepo toka, pepo toka, pepo toka. Rekura, 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 rekura wanwara, rekura, rekura, rekura mbaraga niwe, rekura wanduka niwe, rekura mbaraga nisina jai. Rekura ifata umutwe, ndavugana n'ibifata umutwe, ndavugana n'ibifata umutwe, ndavugana n'ibifata umutwe, ndavugana n'ibifata umutwe, ndavugana n'ibibakiza abantu, ndavugana n'ibifata umutwe, ndavugana n'imbaraga z'ubwenge, ndavugana n'izo mbaraga, ndazitegetse, ndazitegetse. Pepo ya mauti, 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 pepo ya mauti. Mwuka w'urupfu, ndagutwite, 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 ndagutwite. Funga amaso yawe, giye kumva urupfu, ukuvaho, giye kumva urupfu, ure ku buzima bwawe, giye kumva urupfu, ure ku buzima bwawe. Ndategetse, ndategetse, ati mubashe, ndategetse. Baraga, 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 baraga.
imyuka mibi irafashwe, nahawe ubutware bwo kubatwika, nahawe ubutware na Yesu, nahawe ubutware na Yesu, nahawe ubutware na Yesu, nahawe imbaraga na Yesu. Ndavuze ngo rekura, 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 ndavuze ngo rekura. Ndekura amagambo y'ubutware umwinjiza muri Kanani, atfata ituro rye ryishimye mu kiganza. Ndekura amagambo y'ubuhanuzi mu maboko ye, ndekura amagambo y'ubuhanuzi mu maboko ye. Tegura ishimwe ryawe mu kiganza. Ndashaka kukuvugaho ibintu bikomeye, ndashaka kukuvugaho ibintu bikomeye biguhesha inzira. Ngiye kukuvugaho ibintu bikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ituro ry'umuntu rimuhesha inzira rikamuhuza n'abakomeye. Ngiye gukingura amarembo yafunzwe n'ibitabo bikoreshejwe amafaranga, ayafunzwe n'ibitabo bikoreshejwe amapfizi, ayafunzwe n'ibitabo bikoreshejwe kwizi. Ngiye gutwika icyo kirere mu izina rya Yesu. Haguruka, turacyari kubohoka. Kubohoka bigira amahame, ntabwo bipfa kuza gutya. No, kubohoka bitandukanye no guhanura. Gusa ikirere cyo kubohoka bitandukanye na mwana wawe. Ikirere cyo kubohoka ni intambara n'amayeri n'amasitarateji yo kurwanya imyuka. Tugiye gutwika ibintu byose by'ibitabo biri ku gicaniro. Bavuze ngo uzicwe n'amara, baravuze ngo uzitura umukene, baravuze ngo uzopfe ntacyo ugezeho, baravuze ijambo ry'ubupfumu rikavugirwa ku buzima bwawe. Haguruka reka kuzana intege. Tugiye gucingura ibyafunzwe n'ibitabo by'abapfumu. Nawe urabe ibitoro byishimye ko Imana ikubohoka, kuko turi mu kirere cyo kubohoka. Haleluya. Funga amaso yawe niba warangije kurifata. Haleluya. Ifubatiza mu kiganza kugikomeza. Ngiye gutegeka umwuka w'inyatsi arekura amaboko yawe. Nibutsa abantu uko ari umwanya mutoya twari kwigisha abantu uburyo baroga inyatsi. Mwese mwari kubyumva iyo twigisha iryo somo, uburyo bafungisha umuntu amafaranga ye yari ayawe bakayagufungisha, hanyuma ntutere imbere ukazapfa uzerera usitasita. Tugiye gusenga. Mwaragiye kubatera. Funga amaso n'iryo turo ryawe mu izina rya Yesu. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya ijuru n'isi, Mana yarengeye Nowa n'abahanuzi, Mana y'intumwa n'abahanuzi, Mana y'intumwa n'abahanuzi. Abantu babarambiwe bakica. Mwene data, nuko utararwana n'abadayimoni, nzabigisha ubwoko bw'abadayimoni b'imigaruka. Ntabwo muzongera gusuzugura ibirere by'abadayimoni. Nzabigisha umwuka w'abadayimoni. Muzasome Yesaya 27 maze gutegereza ubwoko bw'abadayimoni banditse muri icyo gitabo. Yesaya 23 uzabona Marewiyatani, uzabona n'inzoka yihuta, uzabona n'inzoka yihotagura, uzabona n'amayere n'ibicani bifunga abantu gutera imbere bikabana. Kandi ubu dufite ikirere cy'integeke kwiyiriza kwabaye muke. Reka dusenge. Data warampamagaye unsigira kubohora. Ndavugana n'amaboko yawe, ndavugana n'ibirere byawe, ndavugana n'imigisha yawe, ndavugana n'iterambere ryawe, ndavugana n'ubupfumu babakozeho, ndavugana n'ijambo ry'ubupfumu, ndavugana n'ijambo ry'uburozi, ndavugana n'ijambo rya karande, ndavugana n'ijambo ryo kudatera imbere, ndavugana n'ijambo ryo gucanyuka, ndavugana n'ijambo ryo gupfa ntacyo ugezeho, ndavugana n'iyo pepu, ndavugana n'iyo pepu, ndavugana n'iyo pepu, ndavugana n'iyo pepu.